Uwiteka imbere yawe ndi umunyabyaha, natwe turakwinginze ngo tugirire impuhwe ubane natwe, ntabwo twigeze turyamana n'umunsi n'umwe. Tumaze gukorana ikiganiro benshi baravuze ati uyu mwana arareba nk'umuntu n'ubundi y'amadayimoni akimurimo. Kuvuga ngo ntabwo wamarana n'umuntu imyaka 6 mutararyamana. Waratubwiye uti yajyaga muri toilette. Ese nk'iyo yajyagamo waramuburaga? Benshi nibyo bibajije. Ntabwo nzashaka. Kubera? Oya. Gushaka ni byiza ariko no kudashaka bikarushaho. Hari nawe ntagihamagara kubera ibintu bambwira numva bitari kunyubaka. Baba bakubwira ngo iki? Abantu rwose bajya bamamagara banci ntegereka reka. Bajya bamamagara bambwira ibindi bansuhuza ariko ibintu nk'ibyo. Umuntu nk'iyarabamagara ngije arambwira ati rero ntukajya umamagara mu masaha y'umugoroba. Tuzanjyana. Ya shusho ya wa musore. Ntabwo njya mbyifuza. Nani zabindi. Nta nubwo njya mbitekereza, ntabwo nongeye kubirota. Kandi imbere warotaga abadayimoni? Narabarota. Abantu banzi cyane b'inshuti zanjye za hafi ntabwo banzemeye. Ntabwo bagiye baravuga ati ibyo bintu ntabwo byakubaho. Ubundi abantu nta nubwo bumva ibintu kimwe, nta nubwo ari n'itegeko ngo babyumve kimwe. Buri muntu wese afite uko yumva ibintu bitewe n'uko abibona. Gusa icyo nzi cyo ntabwo umuntu yafite igihe cye ngo yibeshere ibintu nk'ibyo. Nanjye habaga igihe bibayeho wenda nk'umuntu yabona ikiganiro, yabona kiriya kiganiro agahita avuga ati biriya bintu ntabwo byabaye, akampamagara akambwira ati jya ureka kubeshya. Mbere na mbere niyanangiriza abantu bajya bavuga ngo nta mugabo nzabona, ntayo mbasabye. Yajya bavuga ngo nta mugabo nzabona kandi ntayo mbasabye. Mbese nk'ikibazo yambazaga yabaga azi igisubizo ndi bumusubize. Mbese sinzi. Kinini nahise ngita kuko cyari kiri mu gapapuro no mu gikapu. Agapapuro naragataye. Mbese sinzi. Ibyo ntekereza kenshi cyane. Yabaga bizi? Yego. Hanyuma hari ibinini yigeze kuguha ndetse ntunakinywe. Nyuma imvura yagwa bigahinduka amaraso. Ese biriya binini bikimara guhinduka amaraso byagenze biti? Wamesha agakapu donc turamburire. Byagenze gute nyuma yaho? Bese hari byinshi ngo ntakubajije, nagiye mbona comment zinsaba tuzamutubariza ibi bibazo. Ndahari rero. Yego. Icyo kinini se? Kinini nahise ngita kuko cyari kiri mu gapapuro no mu gikapu. Agapapuro naragataye. Hari izindi mbaraga ziba ziri kukugendaho cyane, ntabwo ushobora gutekereza cyane, ntabwo ushobora kujya kure ngo utekereze ibintu bigiye kure. Ntiwajya kugira amakenga yako akantu gahora kaka buri munsi y'amanywa y'abijoro? Ntabwo najya gusa numvaga ngakunze, narakarebaga nkumva ndagakunze. Kubera za yamyuka. Ahantu wajya guteka, mbese niba ugiye guteka. Habaga umukobwa umwe akesitara kamera. Bajya numva ngo arateka inyama ngo bagahita babwira ngabakobwa bo mu ngo zabo ngo nibaririmbe. Ngo ririmba ngo kutere korasi mpaka inyama ahubwo yabyumvanya abandi nk'uko babona ikiganiro bakabivuga. Arambwira ati iyo bimbwira sinzi niba nari kubyakira. Ngo kuki utarebana n'umuntu straight mu maso? Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze umerere mu mpande zose z'isi, ndabasuje cyane bari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Turabakunda cyane ndetse dukomeza twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Mvuga ngo twibuke kandi twiyubaka. Uyu munsi dufite umutumirwa benshi mwaramukunze cyane, abandi mugenda munyandikira inbox mumbaza ibibazo nazamubabariza ubutaha. Uyu munsi rongize umugisha wo kongera kuganira nawe. Umeze gute? Meze neza. Ni Monique nk'ibisanzwe. Impamvu uyu munsi muvuze n'ubundi ntago ari umushyitsi. Amakuru Moni? Makuru ni meza. Urakomeye? Yego. Ndakubona warahindutse. Ariko ubuzima busanzwe ushobora kuba witonda cyane. Ndagerageza. Uragerageza. Niko uteye cyangwa se nuko uri kuri kamera? Niko nteye no mu buzima busanzwe. Nditonda. Uritonda. Wow, ni byiza cyane. Wari umeze neza ariko ahandi mu buzima busanzwe? Meze neza.
hanyuma duheruka gukorana ikiganiro ndetse abantu benshi baragikunze, gifite 134 atari 140, ntabwo ndongera kurebaho, ariko ubona ko ari ikiganiro abantu benshi cyane bakunze ndetse baba interese yo kumenya byinshi ku mukobwa ukiri muto witwa Monique. Warakibonye ese wakiriye gute comment z'abantu? Narakibonye, abantu benshi bagiye bandika byinshi bitandukanye, uburyo nari ndi kureba shawara zisonye koko. Yego narabibonye, ariko nyine buri wese yandikaga uko abishaka nuko abibona nuko abyumva. Hari comment nyinshi z'abagusengeraga ndetse n'abandi bavugaga ati umwana areba ati. Hanyuma tubanze dore ko bagusengeye, wababwira iki uyu munsi? Abantu bansengeye barakoze cyane, hari n'abantu bagiye bampamagara bakansengera, barakoze cyane. Yego, kandi bamugisha, amasengesho yabo ni inkunga ikomeye cyane kuri njye. Hanyuma ngiye guca muri comment z'abantu bagiye banyandikira mu gikari. Uyu yitwa reka ndeke kuvuga izina rye, yarambwiye uti nashimishijwe cyane n'ikiganiro wakoranye n'uriya mukobwa ukiri mutoya, ndetse mubwire ngo akomere cyane kuzamubarize iki kibazo. Ese muri iyo myaka 6 yamaranye n'uwo musore nta munsi warimwe koko bari bakaryamana ko twumvisha ari byo yahishe? Nawe musubize. Nta kintu nahishe kuko narabivuze, ntabwo twigeze turyamana n'umunsi n'umwe. Iyo biba byarabaye nari kubivuga, ariko ntabwo byabaye. Hanyuma muri cya gihe mwabanaga mu nzu watubwiye mbere yuko aba yakujyana ikuzimu, reka nkoresha iryo jambo, ubwo nabwo nta byabaye cyane ko mwabanaga mu nzu n'ubundi nk'umugore n'umugabo? Niba barakurikiranye ikiganiro uko nabivuze, nta n'umwanya twigeze tubona wo kuba twararana, ntawe. Nta nubwo yari iminsi myinshi, rega n'ijoro rimwe n'irindi joro rya kabiri ritakeye. Yego, ari bwo yakujyanaga hariya. Hanyuma Moni, tumaze gukorana ikiganiro, benshi baravuze ati uyu mwana arareba nk'umuntu n'ubundi y'amadayimoni akimurimo. Barabivuze. Monique wajya ise baseka. Benshi batekereje yuko ari bisigisigi, abandi ati Sandra turakwinginze nkuko n'undi ba hafi abatumirwa bawe uzamushake umupasiteri amusengere abe yamusengera, mbese amukoreye deliverance. Hanyuma tubwire, ubundi uba wumva nta kintu cyagusigayemo cyangwa se ari igihe kijya kigera n'ubundi bya bibazo bikagaruka? Oya, nta ibyo kuvuga ngo uko ndeba, uko ndeba na mbere hose niko narebaga, nta gishya rero kubivuga, nta bintu byansigayemo nabyo. Narasengewe cyane, kenshi cyane, abaransengeye pe. Yego. Uba wumva uri tayari? Seriye byatari. Hanyuma Moni, abenshi barambwiye uti Sando rwose ntiwamuhaye umwanya uhagije, noneho ati ubutani mukorana ikiganiro ari nacyo cyatumye nkugarura, uzatubabarire umutubarize noneho wa mama bagihura mu nzira, ese byagenze bite? Noneho turamburira restaurant ugihura na wa mama, aho umukunzi wawe cyangwa se navuga wari warihebeye ajya kuguta muri rya rimbi. Nkuko nabivuze, twarahuye turajyana, yaragiye mu masengesho turajyana, ngiye yansizeyo mu masengesho marayo iminsi 3. Bansengera, ubwo we yaratahaga tena kongera akahansanga. Iminsi 3 ishize biba ngombwa ko tujyana iwe, turagenda mbiwe turabana. Mwarabanye? Yego. Turabana tumarana nk'ukwezi n'igice, arimuka yimukira ahandi, biba ngombwa ko tutajyana, 9 asigara. Ubwo ntabwo twari kujyana iyo yaragiye kuko ntabwo byari ngombwa. Ntabwo byari ngombwa. Hanyuma ujya gusenga, ese nta bindi bintu baguhanuriye biteye ubwoba? Urumva ntabwo byabura, ntabwo byabura, abantu ntabwo yabura kukubwira ibyari bigiye kukubaho, kandi buri ntabwo byari byiza. Ariko nk'icyo kintu bakubwiye giteye ubwoba? Ntabwo nyivuze. Huye nta kibazo Moni, kuko uyu munsi navuga ngo
impamvu tuba tubabaza hari ikintu uvuga n'undi muntu akaba ari guca muri icyo kintu. Uyu munsi ndatekereza Imana aho yagukuye no habi, ntugaterwe isoni no kuba wavuga ikibi cya Satani cyangwa se uko yaragiye kuguhemukira. gusa icy'ingenzi intego ye yari afite ni uko yari iyo kuntwara nkazagumayo nuko sinzagaruke. Ntuzagaruke. Ariko ntago yantwaye, ndiho ndi njyewe. Yego. Hanyuma ino saha uri wa muntu wari ugiye kujyanwa ikuzimu ndetse kubw'imbaraga za Satani cyangwa se z'abadayimoni. Yego. Ndetse benshi baravuze ati uno mukobwa hari ibintu yaduhishe, hari ibindi bintu yagiye kwepa, ntago mana n'umusore w'imyaka 6 mutararyamana. Wowe ubona navuga ngo intego y'uriya musore yari yihe? Yari yo kugukoresha ise benshi bande bati kuki atigeze agira amakenga cya cyumba ahora mushyiraho inkeke zuko yagifungura, mbese nabo basubize. Kuvuga ngo ntago wamarana n'umuntu imyaka 6 mutararyamana biterwa. Hari uburyo umuntu akubwira ibye ukumva koko ntiyabikora. Kubwine umuntu akubwiye ati ngenda akishijwe ibintu nk'ibyo wapi, ntago rero ntago wamushyiraho pressure, nta nubwo ibyo wabimuhatira. Ntago rero ntago wabwira umusore ngo muryamane. Yego, ntago wabimubwira. Ubwo rero wenda abone ko babyumva, ariko ngiye nta nubwo nabitinzeho cyane. Iby'icyo cyumba byo kuvuga ngo nagira amakenga narayagiraga, ariko nta kindi nabikoraho. Yego. Hanyuma tugeze kuri story noneho y'uburyo ki erega ibintu byinshi cyane bagiye bambwira ngo nakubajije, abandi ngo naguciyemo ikiganiro. Nabonye ikiganiro cyawe bari interesse cyane yo kuba bamenya byinshi kuri Monique. Hanyuma waratubwiye uti yajyaga muri toilette. Ese nk'iyo yajyagamo waramuburaga? Benshi nibyo bibajije. Ntago twajyanagamo ku buryo ndamujyamo ngo mubure. Gusa nyine yatindagamo. Umuntu agiyemo agatindamo, ni nkuko hari n'abantu bajya muri douche bagatindamo. Nyine ubwo nabifataga gutyo tuko nari uko ibintu bimeze. Ntago njye namubura kuko sinamukurikiraga, uretse nyine umunsi umwe wonyine nigeze kumubura, ariko ntago busanzwe namukurikiraga wenda ngo menye ngo umubura. Se ntago wamubonyemo cyangwa se washidutse yasohotse yagiye hanze? Ntago namubonyemo, gusa nabonye asohoka. Hanyuma dukoze ikiganiro, umuryango wawe urongera urakubona, umusaza aramamagara ambwiye uti narishimye cyane kujya kubona mushiki wanjye, twari twaramubuze, twe tuzi ko rwose atakinabaho. Tubwire noneho uyu munsi none wasubiye mu rugo, ese bakwakiriye gute? Ndetse utubwire ese bira byose ntabyo rero arababwiye, duciremo muri makeya. Banyakiriye neza, byarabatunguye nabona. Ntabyo rega hari ibintu ubona bikubaho ukabura n'ahantu wabihera, ukabura n'uburyo wabivuga, ukaba se nimbivuga barabyakira bate, ukabura n'ahantu na hamwe wahera ubivuga. Kwicecekera ukabyigumanira. Kumbonaho kunyakira barabyishimiye, kuko bari bamaze kumva n'ibyambayeho, barabyishimiye kongera kumbona. Ugeze mu rugo rero wakiriwe gute? Neza. Mbese tubwire bakubajije, mbese bakubajije iki? Donc bakubajije uko byagenze cyangwa se uko bari babonye ikiganiro baranyuzwe? Kuko namusazo yaramamagaye. Bambajije byinshi cyane. Nicyo cyahise gituma ufata icyemezo cyo kuguma mu rugo? Nundi ntago nari impanze. Ntago nari mavuye kuko mpanze. Baravuye kubera imbaraga z'urukundo. Hanyuma uyu munsi uba wumva se biteguye kuzasubira mu rukundo, cyangwa se abasore n'ubundi usigaye babona muri ya shusho n'ubundi ati uyu nidukundane se we ni gute nasanga atari umudayimoni? Ntago nzashaka. Kubera? Oya. Nzaguma gutya. Ntago bimbangamiye. Kubera iki wahise ufata icyo cyemezo Moni? Uracyari mutoya, uri umukobwa mwiza ufite ahazaza, ariko ntago icyemezo ari ukuvuga ngo nago nzashaka. Ese nimba koko warasengewe nk'uko wambutubwiye uti ngera maze iminsi 3 nsengerwa, bya bidayimoni byamvuyemo, kubera icyo wese wumva ko umutima wawe wawigurira kuba wakomeza gutyo uri umukobwa udashaka? Kandi Imana ndakekuza Imana kundusha ibyo byose niba baranagusengeye. Yego twese turayiza, ariko urumva hari uburyo kibakubwirijemo bw'imbitsi. Kubera iki none utazi ko na Bibiliya iravuga ngo
umugabo yaremewe umugore n'umugore aremerwa umugabo kubera iki uba wishyizemo kutazashaka. gushaka ni byiza ariko no kudashaka bikarushaho kuba byiza. Umuntu nkawe usenga kweli nayo biriya bivuga ni byiza ariko no kudashaka nabyo ni byiza kurushaho. none bumva utifuza byuze kuzareba akabuto kaguturukamo cyangwa abazagukomokaho. byaba byiza nta muntu wanga kubyara ariko sinzi bizaterwa wenda uyu munsi umuntu abatekereza kimwe n'ejo akabatekereza ikindi sinzi. hari igihe wenda hari igihe ibitekerezo byahinduka sinzi. ko waba ufite ihungabana aya ntaryo byarashize. hanyuma nyuma ya kiriya kiganiro ntiyari abantu mwahuraga bakaba batinya cyangwa se bagira vuga ati dore Monique natwe donc hari benshi babwiye ati abanyamakuru muratinyuka ntimugire ubwoba. iyo comment narayibonye ati ukuntu umuntu ashobora kwicara n'umuntu nk'uyu nguyu ikiganiro ati mukabara iminota 40 ati sha nta bwoba mugira abanyamakuru. nyuma yaho ntihari abo mujya muhura bakakwishisha cyangwa bakagutinya. benshi cyane bamwe hari n'abo ntagihamagara kubera ibintu bambwira numva bitari kunyubaka. baba bakubwira ngo iki? bamwe bambwira ngo uzasubireyo kandi nibujya nkuko nabivuze nta nubwo nigeze njyayo. hari abumvise ko nagiyeyo ariko ntaho nagiye pe nanjye ntago nigeze ngikuzimu nta naho nabonye nta naho nzi. ariko wageze ku marimbi ubona isaha irimo amaraso donc navuga ngo biriya hari igihe akenshi aba ari nk'urwo rupfu rw'umuntu. birashoboka ariko kubona ibidasanzwe ntago bivuga yuko nawe wahise uhinduka umuntu udasanzwe. kandi wumva n'ubundi za mbaraga ze urumva ni wowe ni nk'ari wowe ahanini yazinyuzagamo. urumva rero uyu munsi impamvu benshi baba bafite izo mpungenge nuko hari ibinini yaguhaye watubwiye bigahinduka amaraso urabyibuka donc hari byinshi imikufi biki byose urumva ibyo byose yabiguhaga kugira ngo abe yagukoresha cyangwa se yakugira nk'umugaragu we. ariko ntago byabaye. ese kubera iki bitabaye? imbaraga z'Imana yego. ariko urumva iyo biza kuba aba ari abantu badasenga nese uba utaragiyemo ni mba naragiye ariko iyo Imana ikigukunze ntawo wajya. ntago nagiye ariko abantu rwose bajya bamamagara banci negereka reka bajya bamamagara bambwira ibindi bansuhuza ariko ibintu nk'ibyo. ni nk'uhe muntu waguhamagara kubwira ikintu kikakubabaza ntutubwire izina rye ntago ari ngombwa. umuntu nk'iyo arabamagara njye arambwira ati rero ntukajya umamagara mu masaha y'umugoroba utazanjyana. yarambabaje. atekereza ko ushobora kuba wamujyana ikuzimu ariko navuga ngo ibyo ngibyo biba nko ku bantu batizera. usegene tujya tuvugana nijoro turavugana. byaba rero byiza burya abantu tugiye twizerera mu Mana. ubundi udafite kwizera ubundi cyambere ni ukwizera. iyo ufite kwizera nta na kimwe n'imyuka mibi ntiyanagufata. uno munsi uba wumva dufata urugero wa musore ntago uzi aho yaciye nk'uko wabitubwiye uti nagiye kubona mbona isaha n'isigaye murebye ndamubura. uba wumva nk'uyu munsi muramutse mubonanye amaso ku yandi none ukabona ya shusho ya wa musore. ntago njya mbyifuza Imana izabindi. nta nubwo njya mbitekereza. niyo mbitekereje nkumva wenda kuvuga ngo nk'ubu duhuye ndabisengera. ni ukuri. hanyuma ntihari igihe benshi baravuze ati ibi bintu natwe twabiciyemo cyangwa se dufite ubuhamya bwabyo. hari igihe umuntu ajya agira inzozi mbi. ntihari igihe cyageze cyangwa niyo haba harahise ukajya ugira inzozi mbi. inzozi mbi ibisanzwe nk'undi muntu wese. kuruta nabi ni bisanzwe. umutari wenda atari kugukoresha nyuma y'uko agenda. oya ni nk'ibisanzwe nyine nk'uko waruta n'ibindi bisanzwe tu. apana ibintu by'abadayimoni reka ntago nongeye kubirota. kandi mbere warotaga abadayimoni? narabarotaga. shaka ukora Imana yakugiriye neza. ujye wicara byibuze ufate umunsi usenge. navuga ngo ni n'iminsi yose ariko ujye ugira umunsi w'umwihariko wo kuba washima Imana ibyo yagukoreye. uyu munsi
ku mugani w'abantu utakibukwa ariko uyu munsi uri hano utanga ubuhamya ndetse uvuga n'inzira wanyuzemo. Hanyuma iyi saha hari abavandimwe bawe se bubona ntago bakwishishe nyuma yo kumenya ubuhamya cyangwa se ubuzima wanyuzemo? Abantu banzi cyane b'inshuti zanjye za hafi ntago banzemeye. Ntago bagiye baravuga ati ibyo bintu ntago byakubaho. Barambwiye ngo ibyo bintu ntago byakubaho. Hari igihe umuntu agwakanye ibintu bimubwira ukumva aragwakanyije. Yakubwira uburemere bwabyo nawe koko ukavuga ko byarabaye. Kongera ukabitekereza neza. Hari na comment nabonye ati mana njye si ibintu koko si ugutwika, ati ibi bintu koko uyu mwana byamubayeho. Abantu bashobora gutekereza ko umuntu ashobora kuza akavuga ubuhamya bwe, hakaba wenda benshi cyane pe 98% barabyemeye, ariko hakaba wa muntu umwe cyangwa babiri bashobora gutekereza ko ubuhamya umuntu ari gutanga ari nko gutwika. Wababwira iki? Ubundi abantu nta nubwo bumva ibintu kimwe, nta nubwo ari n'itegeko ngo babyumve kimwe. Buri muntu wese afite uko yumva ibintu bitewe n'uko abibona. Gusa icyo nzi cyo ntago umuntu yafite igihe cye ngo yibeshere ibintu nk'ibyo. Ntago sinzi, wenda hari uwabikora sinzi, ariko njye ibyo mvuga ni ukuri. Hanyuma ino saha wavuye mu rugo ndetse utorotse, ese uriya musore mwakundanaga mu rugo bari bamuzi cyangwa se hari inshuti zawe zari zimuzi byibuze zavuze uti ntabwo twari tuzi ko uriya musore yagukora ibintu nka biriya? Inshuti zanjye zimwe zari zimuzi, wenda mu rugo ntabwo bari bamuzi, ariko inshuti zanjye zo zari zimuzi cyane kuko iyo umuntu mukundanye igihe kirekire baba bamuzi. Inshuti zanjye zo zari zimuzi nyine, niyo mpamvu bavuga ngo ndabeshye ntibabyemere kuko bamuzi bakabona ni umuntu usanzwe bakumva wapi, ntibabyumve nyine ntibabyemere. Hanyuma Moni, hari ikintu gitangaje, umuntu ashobora kubana n'umuntu imyaka 6 ewana ni imyaka myinshi koko, ndetse n'umwaka umwe hari ibintu byinshi ubuziranye n'umuntu. Urugero nk'iyo umuntu yakuragamo nk'umupira hejuru, n'urugero wabonaga umubiri wari nk'umubiri wacu. Ni umuntu usanzwe, ni umuntu nk'abandi bantu bose. Hanyuma amaguru ye, ibirenge nabyo bonaga ari nk'umuntu usanzwe nkatwe twese, kuko njya numva ngo abadayimoni hari uburyo cyo bafite ngibinono, abandi ngo donc simbi zirago dahura na bimana izabidindi. Wabonaga n'ibirenge byari nkatwe? Ntago nibuka neza, ariko ari n'umuntu. None se yaba bitari bisanzwe mba narabibonye, ariko kabiri kose ari nk'umuntu. Hanyuma iyi saha hari wa muntu ushobora kwicara akavuga ati abadayimoni ntibabaho, ni ukwimagina. Hari n'abavuze ati bishobora ko arabirose ukagira ubwoba. Wa muntu udashobora kwemera ko uyu munsi abadayimoni babaho, we wamubwira iki? Habaga igihe utekereje wenda ikintu ukavuga uti nanjye habaga igihe bibayeho, wenda nk'umuntu yabona ikiganiro, yabona kiriya kiganiro agahita avuga ati biriya bintu ntabwo byabaye, akampamagara akambwira ati jya ureka kubeshya. Nanjye kuko nabitekereza nkabona ntabwo byabaye, ariko natekereza neza nabona n'abandi bantu bari bamuzi baziranye kandi nabona nako ntawe nkibona. Ntago se ubabaza ese nta makuru ya runaka ube wumva ko koko kakiriho n'ubundi akiri muri iyi si, navuga ngo akiyobya abantu? Ahubwo njye bamamagara bambaza amakuru ye. Ntawe nabaza kuko njye bamamagara bambaza amakuru ye, njye ntawe nabaza. Hanyuma hari umuntu mwigeze kwigana, Juste noneho aba ari ugutereta agaruka muri ya shusho. Benshi ndetse bakomeje bavuga ko ari wa muntu mwiganaga akagaruka yigize umudayimoni. We icyo kintu kubera icyo utajya ugitekerezaho, byibuze uvuga uti wa muntu n'ubundi barasaga nk'uko watubwiye uti byose, ariko akagaruka yigize wa muntu? Wenda byashoboka, ariko njye impamvu najya mbitindaho, ariko nabyo byashoboka kuko nawe ntabwo nongeye kumubona, byarangiye gutyo. Yaragiye, niba yaragiye kwiga ahandi ntabwo nongeye kumubona, birangira gutyo. Ntawe azaza basa bwo hagati aho njye numva ko abantu basa, ntabwo nabitindaga. Bagasa neza fotokopi? Hari uburyo abantu basa tukabona barasa, ntabwo nabitinzeho. Hanyuma hari igihe umuntu agira ahahise habi, akumva hari ikintu yicuza mu buzima bwe. Bumva ari nk'ikihe kintu wicuza kuri uyu munsi? Uracyari mutoya, ariko navuga ngo ewana ufite ubuzima
buteye ubwoba waciyemo ahahise hawe bumva ndiki nk'icyo kintu uyu munsi wicara ukavuga uti iyo nza kumenya iki kintu ni kibi. mbere na mbere niyanangiriza abantu bajya bavuga ngo nta mugabo nzabona ntayo mbasabye bajya bavuga ngo nta mugabo nzabona kandi ntayo mbasabye. Ahahise buri muntu agira ahahise kandi akagira n'ahazaza. Burya ahahise nta naho hahurira n'ahazaza. Wenda ahahise hashobora gutegura ahazaza ariko ntabwo ari 90%. Yego. Wenda nk'ikintu nicuza ntacyo. Njya mbona byose byarabaye ku gihe cyabyo nyine. Nibyo nari kuzabona ubwo. Ntacyo nicuza. Hano ubwo wicuza ko Imana yazanye umuntu nk'uwo ngo mu buzima bwawe nako navuga ngo ni Satani. Yaramuzanye ariko inaramundinda. Hanyuma uyu munsi ese hantu yabaga byibuze ujya ugira amatsiko yo kumenya ati se koko wa muntu aracyabayo cyangwa se n'ubundi yavuyeyo? Ntabwo ngiye kumenya amakuru ye. Narayagize biba ngombwa ko njya kureba nsanga nta gake baba ariko atari inaha Gisenyi aho yabaga. Nyuma y'uko navuga ngo ashaka kujyana kuzimu wagiye no ku Gisenyi urebayo aho yabaga? Yego. Hanyuma ugihura n'ibyo ese ngo nyuma wagiye gufata imyenda benshi barabyibashije byagenze biti? Nge ntago nasubiyeyo ariko gusa tukiza hari umushuti wanjye nyine wabaga inaha. Hari uburyo umuntu nyine ari umushuti wawe akumva ngo ugiye gushaka agahita aza kukureba. Yego. Yaje kundeba we yarahazi. Nge nta nubwo nari no kuhamenya. Iyo aba wataraje kuhandeba ngo ahamenye nge nta nubwo nari kuhamenya kuko nta nari narigeze mpasohoka nabwo nari mpavuye ari na nijoro. Ntago rero nari kumenya ngo ni we niwe wangiriyeyo nyuma y'iminsi myinshi. Nyuma y'uko mva mu masengesho nka nyuma y'iminsi 4. Yego. Nyuma y'iminsi 4 nibwo yangiriye yo kuyinzanira imyenda. Hanyuma hari ikintu yajyaga kubwira uyu munsi ushobora kwicara ukavuga uti nabonaga kuri muntu ko kadasanzwe n'icyo kintu yajyaga kubwira kandi mutabivuganye ukumva koko ko uwo muntu afite izindi mbaraga? Ngenda sinzi ariko ngewe uburyo nabifataga kenshi nk'ikintu ndi gutekereza nk'ibyo ntekereza ariko hari igihe n'umuntu akubwiye ibyo utekereza atari n'izindi mbaraga. Usenge nakubwira ibyo utekereza kwe haba igihe ubajije umuntu ikibazo ugahita utekereza ikintu ari bugusubize ukakimagina ugahita kikubwira mbese nk'ikibazo yambazaga yabaga azi igisubizo ndi bumusubize. Mbese sinzi ibyo ntekereza kenshi cyane yabaga bizi. Yego. Hanyuma hari ibinini yigize kuguha ndetse ntunakinywe nyuma imvura yagwa bigahinduka amaraso. Ese biriya binini bikimara guhinduka amaraso byagenze biti? Wamesha agakapu donc turamburire byagenze gute nyuma yaho? Bese hari byinshi ngo ntakubajije nagiye mbona comment zinsaba tuzamutubariza ibibazo. Ndahari rero. Yego. Icyo kinini se? Kinini nahise ngita kuko cyari kiri mu gapapuro no mu kapu. Agapapuro naragataye. Nabyo ndabitana nyine. Yego. Kuko cyari cyamaze kunyagirwa cyatose. Nahise ngita nari kukimaze kize kandi cyamaze kugira. Hanyuma urabimubwiye uti bya binini mbonye byahindutse amaraso? Oya. Ntabwo nabimubwiye kandi kinini nari namubwiye ko nakinyweye. Hanyuma aho ngaho niho dita twibaza ese kubera icyo utigize ugira amakenga? Tuzi ko mu buzima bwa buri munsi iyo kinini kinyagiwe kirayenga n'undi kikaguma ari umweru ariko cya kinini kiranyagiwe hari andi makuru ujya ubona urugi rw'icyumba rudafunguka ariko noneho uwo munsi kinini kiranyagiwe isakoshi yahindutse amaraso. Kubera icyo utajyaga utekereza icyo kintu ukavuga ate ko si ibi bintu biri kumbaho ni ibiki no muntu nashobora kuba afite indi myuka? Oya ntabwo nabitekerezaga. Niba sinzi nyine hari izindi mbaraga ziba ziri kukugendaho cyane ntabwo ushobora gutekereza cyane. Ntabwo ushobora kujya kure ngo utekereze ibintu bigiye kure.
reka reka ngewe natekerezaga ibintu biri aho hafi nyine ubwo kuba cyarahindutse gutyo nahise nimagina ko nyine ari bwo bwoko bwacyo. yego shaka ukora imbaraga z'abadayimoni ni ukuri zibaho. Nanjye mbere najyaga mvuga ngo reka nta badayimoni babaho, uyisenga ntiwafatwa n'abadayimoni, ahubwo ni wowe bakurikira iyo usenga. none uyu munsi kabisa amaze kwemera ko imbaraga z'abadayimoni zibaho. Nanjye nshobora kuba nandi muri cya Kigali cy'abantu bavuga ngo hoya nta bazimu babaho ntaki. None uyu munsi nahuye na Monique kabisa ndasobanukirwa babaho. Hanyuma nyuma yaho hari n'umukofi niki ibintu byaratunze mu cyumba cye byaka akantu kameze nk'ibiye nka biye ariko kanini. Ese nk'iyo wakabonaga bwo wamubazaga iki noneho akaguha igihe gisubizo? Hari akantu gashimishije gashimishije tukeza. Ntiwajya kugira amakenga yako akantu gahora kaka buri munsi y'amanywa y'abijoro? Ntabwo najya gusa numvaga ngakunze, narakarebaga nkumva ndagakunze. Kubera za yamyuka. Narakarebaga nkumva ndagakunze nyine ari akantu ubona kari keza tu. Hanyuma uno munsi ubuhamya bwawe navuga ngo n'ubuhamya uyu munsi bwafasha abantu benshi cyane, yaba bakiri bato yaba bandi birukira mu nkundo, umukobwa agasohoka agahura n'umusore akaba aramutahanye. Mbese navuga ngo uru rugero rwiza rwo kuba warabaye, reka mvuge ngo umuyoboro mwiza wo kuba benshi bakigiramo kuba bashishoza mu rukundo. Ni nk'ikihe kintu uyu munsi ujya wicara ugatekereza kikagutera ubwoba kigize kukubaho uri kubirurira abasore? Kikantera ubwoba umunsi wa nyuma gusa, nta kindi kintu kijya kintera ubwoba. Hanyuma iyo saha uyibona n'amaso yawe yuzuyeho amaraso, ese waragiye n'ubundi uyisiga ayo maraso akirimo? Kandi narayibuze. Wese uyibura? Baba we. Hanyuma no munsi hari umama wagufashije, ese byibuze muracyavugana? Urugendo rwarangiriye aho ngaho, mubana gute wowe nawe? Mama yaramfashije, yangiriye neza. Yarakoze cyane nubwo nyine ntago byagenze neza cyane, ariko yarakoze. Kubera iki bitagenze neza? Agira ubuzima butari bwiza, ariko yarakoze kuko yangiriye neza. Ariko ikibi cyose naba naraboneye iwe ntago ari we wakinkoreraga, wenda n'abandi nari mpasanze, ariko yangiriye neza, yarakoze cyane. N'ubu turacyavugana, tujya tuvugana. Yego. Urugero turagiye noneho ku ngero, ni nk'icyo kintu kibi wigize guhurira nawe iwe ukavuga uti uno muntu ni ukineje? Iwe ko umumama oya, umumama nta kintu kibi yankoreraga, ahubwo habaga abandi basesta babiri nabo batari boroshe cyane. Ni nk'icyo kintu bagukoreye kikakubabaza cyane? Dutenda twose bakoraga twabaga dushimishije ku buryo nta hantu nyine ubona tuba bakiri ukuntu. Nta hantu wajyaga guteka, mbese niba ugiye guteka habaga umukobwa umwe akesitara kamera kugira uteke nyine akureba rebe buri kimwe urimo. Ikintu bigeze gukora, kamera ya telefone? Oya, kamera imwe zisanzwe bamanika. Hari kamera kugira ngo utajabura se? kugira najabura yibaze pe. Ariko ubwo icyo gihe hatetse inyama, njya numva barateka inyama ngo bagahita babwira ngabakobwa bo mu ngo zabo ngo nibaririmbe, ngo ririmba gutera ikora simpaka inyama hari umusista abo kantu karansekeje. Twigeze guhura numva ari kubwira abantu ati njyewe yaratetse inyama, ati buriya mabuja ndaririmba mpaka inyama zihiye. Nese kubera iki uririmba? Ngo nyine ngo urumva uriye uri kuririmba inyama iragukora, ngo rero kugira ngo inyama itagukora ngo urakomeza ugatera ni korasi, ngo watera ikorasi ku buryo utatinyuka no gutamira inyama, ngo ya nyama yahita igukora. abo nabo baba barengereye. None nawe ngo bashyiragaho kamera, icyo gihe zabaga ari inyama, ko nzi ko inyama arizo benshi bakunda. Inyama ntabwo nazitekaga, inyama ntabwo naziteka, ni n'ibisanzwe, nta nubwo ntabwo ari inyama, kuko inyama sinazitekaga, ni nk'ibisanzwe.
ahubwo hari umunsi umwe nigeze guteka inyama ari inkoko kano kanuza agasenda boyi karabura ntabwo nari nkazi ubwo nyine ngiye naragataye. Yego waragataye? Ntabwo ngiye narazikase ntakaze neza ntabwo nari ngasobanukiwe. Ahubwo ndekeramo niba umutima nyine niwe nibwiraga yuko ariko dore karabura naragashatse koko. Wagakuye he? Barakanshakishije nagakuye umwe nayo nagashize nagataye mu myanda. Waragate muri puberi? nkavuga ngo kari mu nyama nkagashaka ngo ubwo nakariye ego ndagashaka kuko ndakabura nibuka yuko hari ibyo nataye. Ndakabona. Harya uyu munsi ufite ababyeyi? Ndabafite. Hanyuma wabanaga na musaza wawe ari we uriya twavuganye, ababyeyi bo noneho iyi nkuru yawe barayimenye cyangwa se musaza niwe wabimenye wenyine? Bose barabimenye. Ababyeyi ba mama rero nzi ko bagira imbaraga nkeya. Mama we yabyakiriye gute? Ntago byamugoye kuba yakumva iyi nkuru yawe? Byaramugoye gusa nyine nabwo yashimishijwe nuko ntabimubwiye akabyumva n'abandi. Ntabyo namubwiye njye ntabyo nigeze mubwira ahubwo yabyumvanye abandi nk'uko babona ikiganiro bakabivuga. Arambwira ati iyo bimbwira sinzi niba nari kubyakira. No kuri YouTube zarakoze kuza si byo rata? Zazigiye. Hanyuma ndaza kubaza icyo kibazo mbariza umuntu ukimbwiye ngo kuki utarebana n'umuntu straight mu maso? Ngira isoni rya kamera. Igisoni za kamera? Ugenera isoni. Yego. Baravuze ngo ari umunyamakuru. Ariko njye n'ubusanzwe ngira isoni. Yego. Se nanjye ngira isoni? Sure. Umuntu wese njya mugirira isoni. Ni byabe. Niko umuntu aba ateye ariko. Niko umuntu aba ameze. Hari abantu nyine bagira isoni tu. Ariko ubundi isoni basigira abantu benshi ku bahungu. Nge ni rusange ntago zirobanura. Ariko kenshi cyane umuntu namenyereye. Oya twaramenyeranye. Nyine ndavuga kenshi cyane nkunze kugira isoni ku muntu ntamenyereye. Tutamenyeranye. Ubusa numenyeranye uburyo bari mu maso? Biterwa. Ubu tujye kurebana. Urabishobora? Cyangwa ni kakantu bavuze ati n'umwana w'igisigisigi biracyamurimo pe. Baracyabivuga. Nukuri comment barambwira ati turakwinginze uriya mwana bazamusengere afite ibisigisigi byaba abadayimoni. Ariko wenda babivuze ni abatanzi na mbere hose nibo babivuze. Ariko abantu basanzwe banzeho baranze ko ndeba nuko ndeba. Nta bindi. Abantu bo muri comment bambabarire bazi Monique bandike bazi kuza kwandika bafashe pe bandike batubwira ati nikateye cyangwa se wabona ari bya bisigisigi bya wa muntu bikimurimo. Bandike bavuga bati ngiye muzi mu myaka 10 yarebaga cyo cyangwa se ko yarebaga mu myaka 10. Wenda avuge nyine mbere y'imyaka 10 wenda twamenyanye mu myaka 6. Avuge nyine wenda unzi mu myaka 10 nyine mbere yuko mumenya. Ariko nawe watangiye gukundana n'umwana koko? Yego. Ukiga muri primaire? Nawe kabisa ushobora kuba mbanza nta kintu nukuri ubanza nta kintu kiza ari kubikuramo. Umuntu utangiye gukunda yega primaire byo rwose biba ari hatari nukuri. Primaire barakundana cyane bakandikirana ahubwo. Yego. Barakundana. Shabanza rwose. Nge na secondaire warantetaga nkagira ubwoba. Nukuri pe. None iyo numvishe umwana wa primaire ukundana gusa uyu munsi nyine biriho. Wenda ntago mama ukundana nyine birenze. Mama ukundana bisanzwe biraho. Ko mugenda mukura. Kagenda mukundana koko. Yego. Hanyuma hano hari comment y'umuntu yambwiye tuzamumbariza iki kibazo. Ese uzambarize Monique kuko akundana n'uwo musore we ntiyajyaga yumva yifuje kuba yamubona nk'umugabo we? Ko
ko yambera umugabo kuba wamubona nk'umugabo wawe. kumubona ntazabisobanure neza. Kumubona ubwo ni nko kuba mwaryamana muri kwa kudi mwararanye ya minsi mwamaranye nubwo bitagenze neza, urumva ibyo byose niba rugiye no gushyingirwa mwari mugiye kuba nk'umugabo n'umugore. Ese wowe byibuze ntiwajya gunamucokoza umubwira uti sheri donc ibintu nk'ibyo? Ndi umuntu utagira amagambo menshi cyane, ibyo bintu ntabwo nabivugaga. Wenda muri ngiye kuba nabitekereza ntabwo byabura ndi umuntu, ariko nyine ntabwo ibyo bintu nabivuga. Yari yarabigukuyemo abadayimoni be barakubwiye uti ujye uceceka ibyo. Oya si n'ibyo ngewe n'ubusanzwe oya mbura hari abantu benshi baba bafite ikibazo bakicecekera ntibabivuge, bagaceceka ikibazo cyabo. Hari n'umuntu wumva ko buri kimwe abonye yose yahita akivuga akaruhuka, ariko njye ntabwo ari uko bimeze. Biratangaje. Hanyuma Moni, nimba ino saha ushobora kuba ari umuntu mwabanye mu nzu umuzi amadefo ye, uzi kalite ze, ndetse watubwiye ko ari umuntu wasengaga. Ese nk'iyo yasengaga yajyaga gusenga mu rusengero wabonaga yitwara gute? Donc reaction ze mu rusengero. Hari umuntu bundi dufite ingero nyinshi z'abantu bajya gusenga. Hari ujya gusenga agiye, hari n'abajya numva ngo tujya gusenga kugira ngo duterete tubonemo abakobwa beza makuru umugore. Hari ujya gusenga agiye kureba uko abantu ku mugana babivuga bambaye. Hari ujya gusenga agira ngo atamporize igihe cye, donc umwanya we abe yawukoresha ari mu rusengero. Hari nabo bandi bajya gusenga noneho bashaka Imana by'ukuri, azi ikintu kimujyanye, avuga ati Imana noneho ninjyanye muri uru rusengero, mfite icyo nkurikiyemo, nzi icyo nshaka, ngiye gusenga koko. We wabonaga mu rusengero reaction ze ari nk'izihe? Ni wa muntu mwashoboraga kwicarana mu rusengero kumva ari kubarira inkuru zo hanze zidahuye n'igikorwa murimo. Kumva ari kubarira inkuru z'iyo, wenda niba ari nk'umuntu ko yari uburyo nk'umuntu avuga akantu mu rusengero nyine akabona nyine aribeshye akakibandaho kakagumaho. Hanyuma mwataha. Ese ariko hanze nyine mu buzima bwo hanze busanzwe yabaga ari kuvuga ibintu by'Imana nyine, ibintu byo muri Bibiliya, kandi atarayemeraga. yarayemeraga nyine, ariko mu rusengero hari uburyo umuntu aba ari nk'umusosiyabure. Wa muntu mu rusengero mu gusenga ariko kumva ari kuzana utuntu dusekeje. Hari nk'ukuntu watubwiye ko Bible yawe yakubwiraga uti niba ushaka ko dukomezanye sinzongeye gusanga Bible hano. None yavugaga Bible ate kandi Bible yabaga yize? Ntese yakubwiraga imirongo yo muri Bibiliya kumva niyo kandi kumva arayize. Bibiliya ngo si ngombwa kwirirwa uyisigatiye. Niyo mu mutwe irakora. Yego. None uri muri babana bashobora kwemeza ko abadayimoni basenga cyane? Barasenga kandi baba banabizi, baba bazi ibyo bakora babizi neza, ku buryo ari wa muntu ushobora kukubwira umurongo ushobora kubwira umurongo wo muri Bibiliya agahita akubwira undi unyomoza uwo, kandi ukumva koko kumva nitse. Yabaga abizi neza, yabaga azi imirongo myinshi yo muri Bibiliya. Hanyuma ni iyihe nama wagira aba bakobwa ashobora guhura n'umuhungu agahita amutereta, cyangwa se n'umuhungu agahura n'umukobwa byose bibaho akaba yahita amutereta? Gira inama bagira ba bantu bateretana bahuye ako kanya kabisa, umuhungu akaba yatana n'umukobwa. Sinzi, ntabwo nababwira ngo nibabireke, kuko n'abamaranye igihe nyine nanjye nari maze igihe kinini ariko nta kiza nabibonyemo. Yego. Ibintu byose uretse kubisengera nta yindi nama, bajye babisengera tu. Basenga Imana rwose ibaha abantu bakwiye ikura abo badayimoni mu buzima bwabo. Yego. Hanyuma watubwiye uti bajye basenga. None ubu ngubu sasa rero ugiye kudusengera, sibyo? Yego. Dusengera ubundi nkubwire igikurikiyeho. Yego. Uwiteka, imbere yawe ndi umunyabyaha, natwe
turakwinginze ngo tugirire impuhwe ubane natwe, ari n'abakurikiye Agasaro TV bana nabo, ubakurireho umwanzi Satani uhora abahingahinga abagenda runono kugira ngo ababuze amahirwe yo kubana nawe. Ndakwinginze ngo tuyobore Data, ndabizi ko nta kintu na kimwe nigeze ngusaba ngo ukinyime, icyo nagusabye nizeye cyose warakimpaye. Ndakwinginze ngo duhe umutima wo kugukunda no kugukorera ku iherezo ry'uru rugendo, tuzitabekane mu bwami bwawe. Gusabye nkwinginze mu izina rya Yesu, amen. Kandi yarakoze kukurinda, Yego. sibyo? Reba iyo Yarakoze. tukubura umukobwa mwiza nkawe, numva bitari kuba ari ikibazo. Yarahabaye. Yarahabaye kandi Imana yarakoze. Reka tuvuge ngo Imana ihabwe iki icyubahiro. Gasaro TV.